warumva Mutesi atabana n'umugabo arumva yasenya kuba Mutesi yaramuciye muri humya akajya kubaka arenda kwiyahura ari kukiriye nakwishimira gusenyuka ku rugo rwa Pastor Mutesi na Ferdinand kubera ko baramutse bashwanye nkababona umwe yishundi byabaye kuri Mutesi byamukongera bikaba byabaye kuri Ferdinand byakongera bikaba juste every day araza gutuke ejo sayimbaza avuye ko yakubeshye turikora pastor cyaturi korora ingegera mu ijambo ry'Imana Pastor Mutesi nawe ntago mubara nk'umupasiteri mubara nk'umushabitsi muri showbiz kuba yaravuze ko we na Sabe bakoraga business nta kindi cyamuhuzaga na Sabe ari ubucuruzi bakoraga nanjye nawe turukora business ariko nk'urupfu rwa Rusagara bayarani business umuntu wa Sabe apfa Sabe bwarakiyaza kuri YouTube oye umugore yenda kukunda umugabo we yego uwo mugore w'umupasiteri uwo mugore rwose abantu bose banga ukwiye kugirirwa impuwe uwo mugore ufite igikundiro n'igitinyiro umugabo apfa gahita zakavuga uwo ni mugore ukunda umugabo wera ni urukundo cy'umugore akunda umugabo ku buryo agira imbaraga zikomeye umugabo apfa kaza kuvuga none se uwo Mutesi ukunda Rusagara kuki yahise aza kuricanura ariko yakwiye kugukunda aganaranira guhindura Pastor Claude akamuhindura umuntu mwiza kuri we kugira ngo amuhindure umwanzi kuri we umugabo witwa Nsengimana Elise wabumuze ruriya wataye umutwe kuri njye uriya mugabo rero ni umupfu ugenda Elise rero hari ukuntu ibicucu bigirirwa amahirwe bikamenyekana nyine kubera ko uwo muntu ari igicucu ntabanye gukontrola ibyo bintu munanyeretse rero mufitanye ikibazo ukamurega ntabwo ujya kumurega mu shinjacyaha Elise yageze gutuka Bishop Rugagi yego aramwandagaza byataravuga ngo akagikuzimu yego Rugagi niwe wambitse ingofero nde Elise aravuga ati se none niba uwo muzimu yego warakwambitse ingofero munakorana ngo uri iki Elise afite umugore wa gatatu umugore wa mbere barasezeranye baratandukana ashaka wa kabiri niba Slim Jesus umunsi ku wundi turi ku Ikaze TV Rwanda na Slim Jesus TV Slim kera mu Giswahili hari uko bayita Jesus we ni Yesu ariko ubwo abantu mujye ku Ikaze TV Rwanda hanyuma mugere no kuri Yesu kugira ngo mwakirwe amahoro ntabwo bisanzwe ni ibintu bidasanzwe turi kumwe n'umwana w'abanyarwanda umusore mwiza uvuga neza ufite ubwanwa Roger Dewey to the sweet asomoma at this moment nyiri iyo mvugo rero niyo title ni ya Pionika Suez Mixi Hamburger umeze neza kataro katawe sombo haleluya umeze fresh meze neza cyane ukasira minamari Imana ivuze gwiki ifite PS Imana ifite PS Imana iravuze ngo yego Pastor Claude nguhaye imodoka nziza mu bwoko oui bwa Benz Mercedes Benz data haleluya 2026 mu kwezi kwa kane kandi rero Imana ishyikira ijambo ariko Imana ibyo dusaba Imana ishyikira ijambo oni kumeze utese meze neza ndakomeye ndashimala mbere na mbere turashimira Imana wakoze accident nubwo nta guhamagaye yarayikoze Imana yaragutabaye wasimbutse urupfu narindi masije wari utwaye ariko Imana ibihererwa umugisha kuba nyine ntacyo mwabaye kandi mu gihumeka mwuka bazima yego ibihererwa umugisha Onika umezute meze bo ndashima Imana rurema isumba byose urabona Jose nambaye none se usigaye wamamaza Skol Rayon Sport oya na Panashi Skol nanjye ngwa Panashi ariko nyine Rayon Skol no muterankunga wa Rayon Sport mukuru Rayon Sport nanjye fana Rayon hari umuntu witwa Asimani nijoro yatsindaga ibitego nk'uzimyabuji yego nanjye fana Rayon no mufana wa Rayon Sport Pastor ameze neza kubwiyo mpamvu rero nyemerera nkore nkuyemo wambaye Rayon Sport Jose yangira ashaje Kameraman wa Rayon Sport yambeshi Jose ariko yanze kuyiba ipe yacu Rayon Sport Yamavubi yongiye ndawe batsinde ni ndirimbo njya kwigendera are mu kibandi komeza umutuza yasize ahimbye itwa tsinda batsinda ngo Rayon avango yego muri kipe y'Imana murera we yewe murera na are murera we yeye murera hanyuma rero uri umufana w'ikipe ya Rayon Sport yego unakomeye cyane wowe na Sadate mushinzwe iki muri Rayon Sport Sadate yageze kuba perezida w'ikipe
uyu munsi none ashinzwe Munyakazi. Munyakazi ari mu basaza ba Rayon. aha Abango dufite bunararibonye dufite president w'icubahiro wa Rayon Sport witwa Muvunyi Paul. uwo ndamuzi n'inshuti yanjye atuye Nyarutarama Hakaza n'abandi basaza ba Rayon Sport bo bari kumwe na Muvunyi harimo Sadate yego Gacinya Chance Denis aha hakaza na Patrick Nemeye asigaye akora kuri SKFM kwa Samu Karenzi hakazamo ubwo abandi basaza wa Yezu Jean Fideli yego Yezu Jean Fideli ndamuzi ati hafi ya afite n'akabare hafi yawe yawe mu Karumuna Ehe. twatsinda bahita kuri ukizamuka ukiva ku kiraro cya Nyabarongo uzambuka mu Karumuna mu kaboko k'ibumoso mu kaboko k'ibumoso munsi y'umuhanda habera n'ubukwe hari n'amacumbi hari ibintu byose Tadeyo aremewe Tadeyo bana ari mu bagwiza atunga dufite ushobora kuyobora Rayon Sport n'ubundi usaba umunyu ntabwo bishoboka none ikintu nshinzwe ngewe uzarebe murenza Budara Abudara Murenzi wowe remeye w'akarere ka Nyanza ka Nyanza ubwo soyinka banshakira ka serviette hano azana kuyanhanagura icyuye uko gize turi ku izuba rikomeye cyane ameza ngayo hafi aho ngaho haruguru aho cyangwa naho mangira gutya wikunkumura nabinje muri Rayon Sport ndi umuturage yego umukunzi wa Rayon Sport nanjye nuko ariko wihariye utibariye iki jewe Rayon Sport manager suri yarabenda nabiki akarawe rero uzajya ufata inyana zijyanye n'imfizi uzajya ufata inyana zijyanye n'imfizi man buriya hari ikintu abantu bitiranya hanyuma rero brand n'umuntu biratandukanye vuga ngo APR Gasogi Kiyovu ni ibintu bikomeye buriya nta mukinnyi ushobora kuba munini kurusha ikipe nta n'umuntu waba munini kurusha ikipe nuko nta muperezida cyangwa se umuntu wari runaka wa munini kurusha aba Rayon Sport mwese abanyenyanza ho muherereye intara y'amajyepfo za Huye mwese abo mu majaruguru iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali burasirazuba mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro abinyanza urashyiramo n'umwuzukuru wa Musinga abinyanza bose ni umwuzukuru wa Musinga arajyamo abanyenyanza bose ndavuga Nzovu tuzi yajyanye Vedaste ni Venuste ntabwo ndibuka neza umwuzukuru wa Musinga nikajya avuga hanyuma rero Pionika tukumenyereye unywa amazi asembuye bageze ryari kuri Fanta ya Storo isi Citron ndikuba gusa nimo B1 G nimo agasembuye ni kokutera ya B1 G na Citron ubwo karimo irimo B1 ku buryo ntashyira kuri bigusobe ntibishoboka B1 G ngimba n'inkwera B1 harya iba Musanze byangabo cyangwa ya Musanze ntago nkiyamamaza nayivuyeho yego nsigaye amariza B1 banga ku Gisozi kwa Kazungu Maso no kuri kw'Imana wagira ngo ufite umutemba shyushyu ugutekera inshyushyu nje sinkunda Fanta nkunda inzoga ukunda n'izongwa nje sinywa Fanta kabisa njyewe nkwa inzoga ahubwo impamvu ubona nsa neza kurusha mbere muri agaserviette karahari uyushyira no mu maso mbere nanywaga nyinshi ariko waragabanyije that's why ariko abantu bazi yuko uri umuganga bamwe na bamwe barabizi ababizi ni bakeya hari ababizi n'abatabizi ariko ngo barabimenye abari bazi ko wa diplome yawe ari yo ku ntebe yo muri kaminuza y'u Rwanda Butare ishami rya Huye abatabizi baba bimenye yitwa Pionika Suwezi Nishimwe Samuel kuri mobile money Nishimwe Samuel amazina y'ubustari azwiho ni Pionika Suwezi sombrero hamburger n'ubu yego Pionika uri umusore abantu benshi baribaza bati uriya musore Pionika abandi batese kafite ubwanwa kaba afite n'umusatsi yateretse wagira ngo ni wa wundi w'abana bo muri Somalia ubundi CV yawe ni iyi uri umusore cyangwa uri umugabo uri fille peri urinde fille peri hari aba fille meri hari fille meri na fille peri okay Pionika ni umusore yego ushaje Ngarama Kirambi ngo ndashaje imyaka 26 yego ako imyaka yanjye nabyaje umusaruro yego uko nyifitemo umuhungu mwiza cyane umusore uri fille peri rero yitwa nawe Nishimwe amazina yanjye uri fille peri
hari umukobwa wabyariye iwabo ni umufiyemeri, hari umusore wabyariye iwabo ufite umwana ni umufiyeperi. So mfite umwana rero wa fresh cyane mwiza bya tari fiyeperi, ni umufiyeperi arajya mu ishuri ejo bundi. Amakuru kandi mfite ntabwo ari ku mugabane wa Afurika nyina. Yego yego, ni umwana nakure ajye juru kandi azagira ubwenge buruta ubwase, kuko n'ubwase ntabwo bworoshye. Gusa tumwifurije umugisha mwiza ku Mana no mu gihugu cye cy'u Rwanda. Urateganya kurushinga ryari abakobwa bakubona, hari abadamu bakubona, aba diaspora kazi abo mu Rwanda mu buryo mwe bagukunda, abandi bakibaza kuri Pionika bakavuga bati se Pionika yabafite fiance cyangwa ntabafite, barabyibaza. Nta fiance ngere. Ndayibara gute Pastor Kuro? Nikoro washyize kuri ariko ako basohoka bari kubaga babibona. Fiance arahari nta uhari, sinzi ngo nayibara gute. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mu nzu mwanyina. Nta fiance ngira. Nta fiance ngira. Ako mfite abo nkunda ari nubwo sinzi babankunda cyangwa batawe. Harabukunda baragukunda sebo? Ntago mbizi. Wowe urakunda ariko ntabwo uzi niba ukundwa. Ubwo iminsi zatubwira cyangwa ibi bizatubwira. So harabo nkunda bagikibazo hagiye nkunda bafite abagabo. Ukunda bafite abagabo. Ari gukora ubukwe nzakora ubukwe nyuma y'imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3. Nyuma mfite imyaka 29 nzahita nkora ubukwe. Nzaba mfite Vigo sha, nijye uzatwara ubwo bukwe. Nijye uzatwara cameraman. Imyaka 3 nzakora ubukwe. Nzaba naguze Vigo ko ngiye nkunda imodoka ya Vigo. Nzabukorera Igisenyi. Kandi nzaba mfite Vigo izabigezweho muri icyo gihe. Ubwo uzagira Rubavu wese azitabira ubukwe bwanjye. Rubavu wese azitabira ubukwe bwawe. Cyane. Uzabera mu kiyaga cya Kivu. Yego. Mu kiyaga cya Kivu. Tuzaba duhari. Hanyuma rero urakomoje uti ubukwe buzabera mu kiyaga cya Kivu. Nigeze ngera hano kare nabonye umugabo witwa Bishop Gerard Mugisha Sekanabanga. Kuri mobile money ni Sekanabanga Gerard. Mugisha niryo yihimbe ntagariri. Niryo yagize gute? Oya nizira ryo muri famille. Izina rya famille afite ahita byara n'umwana amwita iryo zina. Ngo yitwa izina ry'umwana we. Oya nawe ni ryo muri famille. Bishop Gerard Mugisha umugabo witwa Sengimana Elize wabumuzi? Uriya umeze nk'uwataye umutwe ze? Simbizi niba yarataye umutwe kombora umutwe awugendana. Uretse ubwo nta bantu bapfa bahagaze ubibona. Nawe biri yavuga ngo harabapfuye bahagaze. Umuntu utoke igihugu wabona yapfuye ahagaze. Nk'umuntu w'umuganga ko muri uriya wataye umutwe. Wacano yisaro TV ntabwo nyitsinda. Kuri njye uriya mugabo rero ni walking dead. Bisobanuye ngo kuko abantu bose ni umupfugenda. Ni umupfugenda. Walking dead. Uriya siwe mugabo usugeze kubaza ribu ngo amapeti muyakura he? Bayakura he? Suriya. Uriya nuriya wigeze kuvuga ngo murangira ndakurega ayo mapeti muyakura. Uwo batari umupfugendero. Icyambere uriya mugabo kuri njyewe. Yego. Hari ukuntu Rodeng ubyekere vagabo. Simvuga mu Kinyarwanda bagirirwa amahirwe ariko reka mbivuge. Hari ukuntu ibicucu bigirirwa amahirwe. Ubwo sindi kuvuga nyine ibicucu bitariwe. Ntabwo ari we wisi igicucu. Oya ntabwo ari we ndi kwita igicucu. N'abandi bantu. Hari ukuntu ibicucu bigirirwa amahirwe. Bikaba lies bikamenyekana nyine Rimiel la Rimiel de Imana ikabaha umurongo. Yego bakagera ikintu kikabageraho. Yego. Hanyuma ntamenye kora ko uwo muntu ari igicucu ntamenye gukontrola ibyo bintu. Bikamugwa nabi. Elize rero yego adakoze neza yakwisanga muri abo bantu mvuze. Kuko sinumva ukuntu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwashyizweho na His Excellency Paul Kagame inama y'abaminisitiri bicara bati bashyireho utarwubaha cyangwa se ntunubahe umuvugizi wabo. Kubaha urwego. Ntabwo urwego turutinya ahubwo turarwubaha. Buriya hari ikintu abantu bitiranya. Na Pastor Claude namusuzugura. Yego. Aho sinasuzugura Ikaze TV. Kaze ni ikigo. Umugenzacyaha ushobora gukora amahano ukamusuzugura. Ariko gufata urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ukarusuzugura
no byumwe ugafata umuvugizi warwo washyizwe na His Excellency ukamusuzugura ukamuvuga amagambo ikinyabupfura gike n'umunyamwuga buke yuje ubujiji yego kuri ngiye ngubita nkubara nka Walking Dead niko mbara uri Elise naye ndamuzi rero hari umugabo nuko namubuze ku murongo wa telefone ndumva telefone iciyemo yitwa nde yitwa Peter Nash ningira amahirwe y'amajwi aradufasha kuri byinshi uyu mugabo yavuze ngo iki ukiriye wacu umurongo uyu mugabo yabyaranye umwana n'umugore wa Elise n'ubango Elise n'umwinjira Elise arangije abuza uyu mugabo uburenganzira ku mwana we ibyo ngibyo ndumva atari byo kuzana mu itangazamakuru ari byo kujyana mu bunzi cyangwa se muri RIB uwo mugabo mureke kuko uwo mugabo afite ikibazo cy'uko yimwe umwana we na Elise ntagakwiye kuza kubikubwira Pastor Claude cyangwa kubibwira Pionica kubijyana mu rwego rw'ubunzi cyangwa se akarega muri RIB akarega ko umuntu uburenganzira avuga yuko Elise ngo asabisha umwana we kandi umugabo yishoye namuseka witwa Peter ubwo se ndumva ukuntu uri umugabo muzima wabyaye uza kubwira Pastor Claude ngo mfite ikibazo cyo ngo witwereze n'umugore banyimye umwana kandi uza amategeko y'u Rwanda ukuntu akora Peter niwe dukurikiye jya muri RIB rege uje mu bunzu rege cyangwa mu miryango n'umuntu usobanukiwe hari inzira ari barabinyuzamo none se Pastor Claude abizamo gute abizamo gutegeka Pastor Claude bamubonye kuri kamera na Elise barangije aturiya mugabo rero ukubwira biriya abagabo datumukira muri abagabo baye navuze eze umugabo muzima ze ko inzoga z'u Rwanda zikora akaza gutakira umugabo mugenzi Pastor Claude utari no mu bayobozi utarigeze no kuba umugenza cyane ari utari no mu polisi akamutura ibibazo bye wajya muri RIB ikimura ibibazo ikakugira inama ikabwira ati ngo urabigenza gute jya mu nzira z'amategeko RIB izakira ikirego cyawe isanga gifite ishingiro gishikiriza ubushinjacyaha niba usanga gifite ishingiro nabwo ushikiriza urukiko uburane umwana we wamuhabwa ari umurera cyangwa se gende gute yego ubwo rero Peter si ngombwa kuza kubwira Pastor Claude ngo umwana wanjye yari imwe iyo simbishyigikiye ibyo reka tubireke hanyuma rero uyu mugabo Sengimana Elise yakoze ikiganiro ku muvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri n'urwego rwa RIB aravuga ngo RIB ubundi baraka muyambarira he aravuga ngo murangira ndakurega ndakujyana mu bushinjacyaha muri parike ndakurega ngo nukuri kw'Imana ngo ndashyiraho umwavoka wanjye ese aramujyana muri parike ako rero abantu bajya bamenya amategeko ntabwo azi parike ntazi n'ubushinjacyaha kandi parike bajya bamenya amategeko amategeko bamenya gute munanyeretse rero mufitanye ikibazo ukamurega ntabwo ujya kumurega mu bushinjacyaha kuko ni umuturage ni umuturarwanda nawe ni umunyarwanda nk'abandi amategeko nawe RIB iramureba umujyana muri RIB ntabwo umujyana muri parike ese aramujyana muri parike kumaramo iki ahubwo bwira yarize uyu mugabo uri kuvuga ubu ngubu ntabwo mbizi ese gira umutazi wowe ibyo avuga bikwereke niba yarize cyangwa atarize utazi procedure y'ukuntu amategeko akora bukeye bwaho rero uramuhunda RIB dore uko bimeze bukeye bwaho yese yongera akora ikiganiro cya kabiri icyo gihe 2024 mu kwa kabiri aravuga ngo dore abanyenesheje ngaba ashyiraho ifoto y'uwitwa Rosa Muhisoni ubu ari mu rwego rwa RCS yari komiseri wungirije muri polisi y'igihugu ashyiraho igihe umumajoro mu gisirikare ashyiraho RDB aravuga ngo nibo bamukenesheje ngo bamufungiye restaurant baramusenyera ngo ubukene afite yabutewe n'izo nzego ngo ubukene afite yarabutewe n'izo nzego ku bwa gatatu akora ikindi kiganiro aravuga ngo NIDA urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga irangamuntu na migration ngo NIDA mwe irangamuntu iramusiragiza ngo kugira ngo ayibone ngo yishywe icyuya ngo ntaza abahabwa irangamuntu n'abaribona batazihabwa arongera ati migration nayo yanyimye passport narasiragiye banyima passport ariko amakuru yo kudagwa passport icyo gihe nyuma yaho yaje kuyibona ariko ayo makuru rekanyaguhera reka musubize rero uyu mugabo ninjije murabyumva uti ninjije gute igihugu cyari cyo cyose u Rwanda Burundi Uganda Congo Tanzania na Kenya n'ibindi wari watuvuge byose byo kwisi yose bigira igishushanyo mbonera byahaye igihugu cyo bita IDPS nibyo mvuze simbiza ariko ubwo baze kumusora nyine niba mbyisha uko amenya ibintu byose u Rwanda ruravuga ngo dufite vision 2020 yego 2020 u Rwanda ruzarumeze uko nguko dushaka ko umuriro abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda
kangahe ku ijana zameze gutya na gutya. Ngo twihaye 2050. Yego. Niba leta y'u Rwanda inzobere muri leta muri guverinoma kuko aba ministri ntago aribo biga imigirire n'imikorere ya ministeri n'ibiki. Bafite abandi bakoramo buvuga ati turabona igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ari ukuntu kimeze reka twongeme iki kintu. Bavuga bati tugiye kuvugura umujyi wa Kigali tubungabunga urusobe rw'ibinyabizima ariko mu by'umwihariko tubungabunga ibishanga. Ariko tubibungabunge ku buryo biba parike bigakurura abantu. Abona Nyandungu parike Nyandungu harimo parike ndahazi uziko yashyizwe muri UNESCO cyane nk'ahantu nyaburanga abantu bajya gusura nabizi rero leta y'u Rwanda yarabonye ko Nyandungu twakoze twese tukabona ishyizwe muri UNESCO ibaye parike kwinjiza amadovize kuki ibishanga biri kudupfira ubusa tutagira gute tutabibyaza umusaruro no kuvuga bati mwimuka abantu barangaha batanga n'ingurane ntabwo gusenyera ngo uvuge ngo turasenye ngo bakubara kujugunye iyo ni imiyoborere myiza tanga ingurane yego kwati ntwari utuyanga ifite station hano station tugiye kukwishyura agaciro kayo ahantu hari station haza dushobora kugira igishanga tucyagure kizanga harandi hantu habere station wayimurura ukagenda bakanakorohereza bakakwereka ukuntu ibintu bikora biratunguranye rero kuba Elize adashaka igihugu gitera imbere igihugu kiri kuva ntari ari ubundi kugira ngo budabure passport abamwime passport ya Nyabugogo siwe gusaba wimuwe kuko na benshi barimo kugira ngo bagure ibishanga byacu no kujya kubivugurura ya restaurant iri mu bishanga Nyabugogo yego ahantu hatemewe kwimurira yari muri Dorande hasi bagize ibihanda sinzana yari bariko barasenyuze yasenyuwe Nyabugogo ari hari byarakundi ni hari abasenye yego kandi kugira ngo igishanga ibibungabungwe ahubwo niba tumva gahunda za leta afite ikibazo muri we gikomeye cyane tujye kwenda kundanga muntu yarabeshye uti yabeshye gute nacyo cyambere cyose kwendanga muntu uragenda ujya ku irembo yego ushaka bikora muri telefone yawe icyo gihe wende tuvuge ko irembo ritari bwaza yari irembo bibiri na kangahe ya 2021 bibiri na kangahe yari mwana siri yenda 2008 twiga kaminuza irembo siryakoraga yarakoraga irembo reka mvuga ukuntu bigenda uragenda ukuvuga ko ugasaba indangamuntu boro bagukagenda ugasaba ukishura amafaranga ukajya kuri RIB ukerekana kode baguhaye yego RIB ikaguha icyangombwa cy'uko nyine wayitaye nyine ukabisobanura kuri RIB akabiguhereza bari gusobanurira ukajya hayiya RIB ntabwo bikiri ngombwa nayo na RIB isigaye guha kode ukajya kwishyura icyaka mbere uko icyo gihe ukajya ku kabindi bagahizindaga muntu akandi ibintu bya byoroshye bifite impamvu yumvikana ugiye kujya hanze direct utaciye kwiyemo udaciye nahe ujya ku kabindi ukerekana dosiye ko tingiye dore ngiye kujya urugero nko muri Tanzania mfite interview yo kugira ngo muri Polonye kandi handanga muntu mfite barayiguha rwose ibyo ni ibinyoma ni amakuru ibinyoma yuwereze yego hanyuma amakuru mfite yewe na amakuru nanjye nzazana y'uburyo icyo gihe atahawe passport ni ukubera ko yari yarakatiwe igifungo cyo gufungirwa ijisho bitewe ko yari yarakubise umudamu we. Ayo ni amakuru nzabazanira hanyuma muri systeme hajyamo ko atemerewe gusohoka igihugu mu gihe yarafungishijwe ijisho kuko ahangaho nahita nkunganira kuko ni by'amategeko arakozwe mbizimo gake kwa kwitaba imanza nyinshi iyo umuntu ari gukurikiranwa ari hanze hari abantu bavuga ngo kukurana ku ifunguro n'ifunguro ry'iminsi 30 y'agateganyo bakagira ngo ububaye umwere oya uba witaba gukurikiranwa uri hanze no bavuga ngo uyu muntu ku mpamvu zikomeye ntago twizeye ko agiye hanze atatoroka iki ubutabera cyangwa utarabushobora kugorwa no kumubona bivuze ngo ntago ubaye umwere atakica iperereza yego ubu ugiye hanze ugakurikiranwa urebeshwa ijisho yego ubwo rero nta kuntu bari ko bimeze uko bimbwiye nta kuntu yari buhabwe passport kujya hanze kandi inkiko zikiri kumukurikirana aho nabyumva aho nuko byagenze hanyuma rero hari akantu nabonye k'imibu warakabonye akantu k'imibu yavuze ngo nubwo tudukoresha utu tuntu ngo ariko hari uburyo butwica buri indirect Elize yiziki ntabwo mbizi niba yarize ibintu byicanye n'ubuganga yavuze ko ari umunyamakuru ukomeye cyane wabonye ko yazanye video ya Kizito Mihigo ya Jean Paul Samputu abishyira kuri channel y'igisa niba Elize yarize ibintu byicanye n'ubuganga by'umwihariko respiratory system by'imihumekere yego ibyo yavuze nabyemera
ahubwo we atwereke impamyabushobozi afite n'impamyabumenyi atwereke kuko niba ari izintu bijyanye n'ubuzima kuko Pastor Claude yego byatungurana pionika njanga nkaguserereza ku ijambo ry'Imana kandi harize teologiya ni ikibazo nkaza byatungurana kuza ngafata umwavoka n'urugero nka metero kutave cyangwa se bayisaberene nkamugisha impaka ku mategeko kandi harayize yego byatungurana no kubona Eliza zakagisha impaka RBC ngo yahaye ira Esmark turiya tuntu turinda mubu kandi atarize ubuzima ahubwo Elize tubwira diplome y'ubuzima wayikuye biriya bintu babyita ni ukurwanya ni ukwangisha abantu no kwangisha abantu RBC cyangwa se ibikorera turiya Rwanda Biomedical Center yego ahubwo ngo batubwire ahubwo ngende ndumva ibyiza RBC ngo yaduha byita yakora statement uko byabona ko hari abantu Elize yabwiye biriya bintu babyumvise ashaka gufata ku mutima bagatangira gupfobya turiya tuntu cyane narebye ikiganiro ubwo rero numva nje RBC atanga statement ivuga isobanura ukuntu turiya tuntu dukora ikanasobanura abantu ko nta kibazo tugize cyangwa se tukigize tukabimenya ngo turiya tuntu dufite ubibazo ku buzima bw'imvumekere ya muntu cyangwa se ntabyo duteza tuvanga akazi hangaha kaba ka RBC kuruta ka Elize kuko Elize we niba yaragumuye abantu yarabagumuye yego niba yarigishije abantu yarabigishije igisigaye ni statement ya RBC guhumuriza abanyarwanda cyangwa guhumuriza abanyarwanda ku byo Elize yavuze icyo kintu cyakenerwa aho ngaho hanyuma dukomeje rero hari ikiganiro yagegewe ibyankoze usimba ishaka hari ikiganiro ndajya kujyo yavuze kuri Gerard Bishop Gerard mwakoranye ikiganiro Gerard Elize yaravuze ngo ntabwo uri Bishop Nyabaki Gerard yasubije amaza ngo Elize yigeze gutuka Bishop Rugagi yego aramwandagaza byataravuga ngo akaji kuzimu yego kandi Rugagi niwe wambitse ingofero nde Elize aravuga ati se none niba uwo muzimu yego warakwambitse ingofero munakorana ngo uri iki niwe muzimu nyamuzimu umwana w'inzoka n'inzoka umwana w'ingwe n'ingwe w'intare n'intare umwana w'ihene n'ihene umwana w'intama n'intama umwana w'inka ati ko wasebeje Rugagi ngo Rugagi gikuzimu kandi ari kwambitse ingofero wasezeranye yego wahisemo gutunga umuzimu ngari ukwambika ingofero kandi uzi neza kajya kuzimu ni ikibazo gikomeye bivuze ngo uyu muntu Elize icyo bita orbitofronto ya cortex ni nkuko wakita umuntu ingurube kandi ari wowe wayibyaye aricyo bita ngo ubwonko bwacu bugira amakuru tese atandukanye araringa fronto akaza ngana inyuma amataramas hypothalamus na hippocampus uyu muntu gafite ikibazo cya memoire de cortex cortex de memoire ifite ikibazo uko niba utibuka ko wacitse akaguru ukaza uvuga ngo mfite amaguru yombi yego ikibazo saba kumva cyangwa se bumva ibintu ukora ikibazo ni wowe utazi uburwayi urwaye ushobora gusanga ama insuline ye stimulation yayo ifite ikibazo gikomeye cyane uko ntabwo mbwira Pastor Claude umuntu wamugize umubyeyi wawe mu bukwe bwawe yego urarangije uraje avanga gikuzimu ni ikibazo umwana yimbwa ibyaye iki ibyara imbwa imbwa bwagura kwaza n'ibyara none se n'ugute umuntu yafashe mu gihugu zibakamugira umubyeyi we ni ikibazo bivuze ngo uyu muntu rero ikintu namusabira ni kimwe ngewe sinamusabira gufungwa kuko nta muntu ufuza ndi gufungwa namusabira kujyana inderaho gatoya abahanga mu by'imitekerereze bagasuzuma nta kibazo afite dufite ikibazo Apotre Mutabazi ari mu bahanga ngende mu Rwanda mu bintu nk'ibyo ngibyo azamwegera mugira inama ndigute umuntu nge mbita abagabo mbwa ndigute uza ngo ntabwo Mutabazi yagira inama Elize kandi Elize yarigeze kumwita igisambo ntuze ikinyenda nini ngo kiyo wewe ndibaza ndigute umuntu umugabo birayo simbikunda pe kuza kwerekana inzogo inzu yanjye ngigeze hano abagabo ntabwo tuye kwirata biriya bintu mwana ubu wajya kubona tuvuga urugero uwabona umuherwe wacu sida jerazo wango nje mfite ngo Nyirangarama oya Nyirangarama irivugira twese tuzi ko ari Nyirangarama uraza ngo mfite inzu ndere kuzura ngo nsigaje ngo inzuri za 300 n'ugusabiriza ahubwo bira bintu ntabwo nabibonye n'amaco yinda kuza kwerekana ngo dore inzu ngo idafunze ngo nimero yanjye ni 07 ukiraho ngaho sasa reka ngufashe ukiraho rero sasa Elize avuga yuko ari umuhanuzi ari we muntu ukoreshwa n'Imana ari umukirisitu ari umukiranutsi nkabona hari na bamwe bakorana ibiganiro bitwa ngo nabakiranutsi Elize afite umugore wa gatatu umugore wa mbere barasezeranye baratandukana ashaka kwa kabiri ntibasezerana
abana n'uwa kabiri ntibasezerana babyarana umwana umwe, abana n'uwa gatatu nta sezerano, nta mbere y'Imana nta no mu murenge. Ni gute ubundi umuntu nk'uwo yigisha abantu agakiza kandi kataba muri we? Ariko muri biraranditse ngo hari umuntu wabaje Yesu aramubaza ngo ngise ko ari umuntu washatse umugore wa mbere agapfa, no hari umugore washatse umugabo wa mbere agapfa, n'uwa kabiri agapfa kuri barindwi, ubwo mu ijuru umugabo azabuwe. Yesu aramubwira ngo nta bagabo n'abagore bazaba bo mu ijuru, nta mugabo uzabayo. Ibyo rero ngewe ntabwo agakiza kuko sinkemera. Kubera icyo utakemera? Ni sikamu. Ntaho ngewe nahera mvuga ngo Elize kuko arafite abagore benshi. Ko njya numva witwa Nishimwe Samweli, hariya Samweli waryiswe kubera iyihe mpamvu? Nje ndi umukristo, ni umunyagatulika. Gatulika se wemera ko Petise mu myaka 6. Yego. Mama wanjye ari umu-ADPR, yari umupasiteri. Yego. Papa wanjye nawe yari umuntu ukomeye cyane muri Kiliziya Gatolika, agaburira igaburo. Urumva Imana ndayizi. Ariko byaje byo mu Rwanda ngewe rero by'amadini y'amacaci kumbwira ngo ntabwo ukijijwe, ntabwo wejejwe, ntakubeshye sinkubeshye. Wowe ukurikije se za Gerard, udakunda igihugu cye. Gerard ni umugabo w'umugore, udakunda igihugu cye ntakijijwe. Kuko mbere na mbere umuntu uhagarariye Imana mu Rwanda ni perezida wa repubulika. Kuko perezida kugira tuyobore ni Imana imuvugiramo, niko bimeze. Akora ibintu byabaye inspire par Dieu. Uvuga ngo nyine akora Imana n'ubwo iti perezida, ndabona abaturage bakeneye iki kintu, perezida akagikora. Uvuga ngo umuntu uhagarariye Imana mu gihugu cyose ni perezida. Mu matorero umuntu uhagarariye Imana n'abapasiteri n'abapadiri n'abashehe. Yego. Rero niba utubaha ubuyobozi bw'igihugu cyawe ukabusuzugura, ntabwo bubaha Imana. Ça veut dire que nta Mana azi. Nta Mana azi. Aravuga ibitamurimo no gushaka amaronko n'amaramuko. Urumva yashoye mu buryo bubi. Umwana w'umukobwa ngo yaramubwiye ati mfite irari ry'ubusambanyi mu bagabo. Uretse gato ntabyo nzi. Uranye wundi se winjije intoki. Wamanuye intoki muri gahunda. Ese kuki umuntu muzana mu Mana, kuki muza kumuzana? Kandi yari yakanye amajwi nyuma garuka zaye kuyemera kuri Baraka TV. Kuki ufata umuntu ukamuzana mu Mana Pastor Claude? Impamvu nuko aba yamaze abantu abigisha ngo ni umukozi w'Imana arabasengera, aba diaspora bakamuha amafaranga kababeshya. Uyu mugabo rero mumufate mujyane Ikibeho. Hari amazi matagatifu y'Ikibeho. Wabikira Maria hari yabonekeye. Muyamudubikemo. Uko amazi arakora Ikibeho. Mudubike muri amazi y'Ikibeho gatatu inshuro 3. Yego. Inshuro ya mbere avemo uvuga abantu yatutse bwari wowe uvuga abakozi b'Imana wowe na Bishop Jean Rwanda n'indi yatutse ndamutabazi. Mudubike inshuro ya mbere nibe na Rugagi na Gitwaza na Apotre mugendera mu mudubike inshuro ya mbere avemo mudubike kabiri avemo mudubike gatatu avemo nasoza kuvamo. Babona ngo Paulo Yeza mubonekera agiye kwica abakristo abemeraga Kristo gihe izuba ryamukubise mu jisho rirapfa. Sinshaka ko mumwica ijisho umukubita inkoni 300 zo ku kibuno yambaye ubusa. Inkoni nyankoni se cyangwa zo mu mwuka? Inkoni napanye zo mu mwuka ariko bitebyawe n'Imana. Ndimana ifuha ibabara ariko ibabara ihora abana gukiranirwa kwa base. Yego. Kuki se mudakurikiza ibyo Imana ikora? Imana yari imbere Sodoma ikagira gute igahindura umugore wa Nuza w'umunyu mwakubisiza mukabarambika hasi Elize mwafashe inkoni ikiboko uko nguko rwose mugatsibura mugakwita ku kibuno apana handi kugira adapfa ku kibuno akaba byapfa mugakubitaho. Yego. Mbasabye kumujyana ikibaho mukamudubika mu mazi. Mwarangiza mukubita inkoni 300 ku kibuno azava yarejejwe. Azava yogejejwe bitazamuviramo gufungwa. Yego. Hanyuma rero piyunika ntabwo shaka kugutiza kuri izuba wamfura wese shaka gutinda kuri iri zuba. Rero nako ngako muhereza umuhungu witwa inshuti yawe Nepo w'Urugendo TV na Kwizera bagize gutya bagiye gukoresha ikiganiro Pasteur Mutesi Mepri Dosiye. Iryo zina rya Pastor Claude sindi shaka Reto Sata tukasira minamare yabyumvise utengu ntashaka mwigisha. Ezekiel wazanye amajwi bivuga ko amajwi ngo yari Pastor Mutesi y'ubusambanyi, bivuga ko hari na video Ezekiel yazanye Mutesi agira gutya Ezekiel mwana wanje hatese Bibiliya naguhaye uracyayifite. Ezekiel ati mbabarira mubyeyi ntabwo amajwi yari ayawe ati nigusabye imbabazi. Arangije yamubajije kuri umuntu wafashe ifoto yanjye banza bigaye gatoya banza bigaye nyine Inese ndigaye ibyo ntazi igaye kuba koranye n'ibigabo bita bifite ikibazo niwe mwatumye ubona ukuntu uzi kudagara kwijana uretse gato
ukuntu uzi Bibiliya reba ukuntu mutabazi ari umuntu ufite lisansi ahantu wize reba bayonga ukuntu abagabo bari bazi Bibiliya yego abagabo bari bazi Bibiliya mwiciwe n'aba bagabo b'ingegera baje muri ibi bintu bakabivuga nabi juste every day araza gutuke ejo asaba imbabazi avuye ko yakubeshye mumwita umupasiteri aje tuke mutabazi cyangwa se apotere Gitwaza mu gitondo agera gute asaba imbabazi turi kubona abapasiteri cyangwa turi kuborora ingegera mu ijambo ry'Imana ufashe Ezekiel oraje abanyarwanda bagize ikigori yuzanya amajwi ngo nanuza ngo na video zirahari kumbi washonje uburyo ubaho uraje urabitangaje udufashe nk'abantu badatekereza mu mutwe dufitemo ubusa turi matete vide mu mitwe yacu urangije usaba imbabazi nyine uhaneze ngo umuhanuzi abateka mutwe baje mu ijambo ry'Imana nibo batuye tubafata kimwe urumva nayo mpamvu itangazamakuru ryacu nabwo rigenda rita agaciro uko niba dufite umubyeyi wacu pasiteri Cleophas Barore akavuga ibintu bizima biri mu mujyo mu mucyo n'aba Jado Castar yego nundi muntu akita umunyamakuru akaza homvomvwa ntuza credibility Valeri Cleophas barahabwa cyangwa se Jado Castar izagabanuka kubera ko muri wa mwuga hinjemo w'abantu babasikama bakitira icyo kintu yego no mu ijambo ry'Imana rero bigenda gute bo ba pasiteri bazima dufite baratakaza agaciro kubera ko twafashe bata pasiteri b'ingegeraho ku muhanda baza bakavanga ibintu bakabyica mu gitondo kaza kubera ko akeneye umucera kaza apfukama imbere aririra amarira aboroga kamba kamira pasita Mutesi kubera kazi ko namusaba imbabazi aramuha umucera akarya karamuka n'igitoki bizamo se twabivuga izo nkuru mukazikora mutubwirire kugira mutindika ngo mumenye impamvu yabyo wowe ubwawe ku isabukuru y'umugore wawe pasita Mutesi yarari wawe muri 2020 yambaye ibubu nziza yego mu bukwe bwa Ruberi mwarahuriye nubwo ku ifoto utarurimo turaza gushwana yagiye inyuma gihanepo pasita Mutesi nawe ntago mubara nk'umupasiteri mubara nk'umushabitsi muri showbiz nawe ni ugushabika kugira yibereho namara mukabashaka kuko ntago yashwanye na basabeni bagikorana yego kubera ko cyo n'ikindi kiganiro kamereke ndakibitse yashwanye na basabeni bande bose abo yahaga ibiganiro ntibakimumva ko uburyarya bwe yahise muri uko ugiye urugendo azi ko isa ku isa yaruhamagara urugendo ruzamwitaba kuko rumukeneye aho se wabwira sabeni aragukeneye se nk'igute urugendo ni rwo ruhari rumukeneye kandi twe kuza iwacu biragoye agaho yarasigaje Jeroni ku rugendo yego kuba yakubaga no kugira mwongere mu dehe nkuru mwabiziranye wowe nawe mwese n'aba Bosco sijyamo na Malik ama message yego nta ndeka ro buriya mbaze nkubwira aya pastor kore buretse ariko ngwe telefone yanjye urebe muri abo bose uvuze ubwo cha kuri telefone ushyiremo amazi kuri telefone ya Bosco akaba ariho muvuganira pastor Mutesi sinjya mwizera njyewe inde Ezekiel yatambukije pastor Mutesi ari umuntu yayahaye arayamuka kugira ngo zebiganiro nka 500 pastor Mutesi yamenyeka nuko bimeze pastor Mutesi YouTube arayizi cyane pastor Mutesi YouTube niyo mpamvu nabo umubyeyi areke kurambirana mu matwi y'abantu biragorana kubona umama nkuriya kuba yaravuze ko we na Sabe bakoraga business nta kindi cyamuhuzaga na Sabe ari ubucuruzi bakoraga nanjye nawe turukora business ariko Ese nawe siyo turimo nyine hari ibyo twabonye tuzi ko ari ubufasha barimo hari ibyo twabaga tuzi ko ari ubufasha nk'ingero nk'ebyiri nk'urupfu rwa Rusagara yarani business rwanya kwigenda Rusagara uriya nagushaka amafaranga Sabe yaravuze ngo turashyiraho nimero ya pastor Mutesi uburyo bwo kuyobora abantu kuza hano mu kiriyo ndetse no gufasha uyu muryango uretse gusha mama amafaranga yego umuntu wa Sabe apfa Sabe bwarakiyaza kuri YouTube oye byavuzwe n'abandi ntibyanyuze no kwisi byavuzwe n'abandi ntabwo ari isagira ibyago yeza kuri YouTube akabivuga wapi twarabimenye gusa undi muntu wagize ibyago nindera Irene nigeze arabivuga oya byavugiwe ku yandi macana Oneza Mutesi uwo mugore ukunda umugabo we uwo mugabo ukunda umugore we uwo mugore nyine ukunda umugabo we uwo mugore w'umupasiteri uwo mugore rwose abantu bose banga ukwiye kugirirwa impuwe uwo mugore ufite igikundiro n'igitinyiro umugabo apfa agahita aza akavuga uwo ni mugore ukunda umugabo we ra ni ikibazo gikomeye akacyo turakubeshanya mwana ni ikibazo gikomeye soko wanjye mvukiye François cyangwa se nka wa bosi wacu w'inshuti yacu tuzi cyane bamwita Framva yego ubu yatanga tanza nkavuga ejo ntibishoboka
ndi igipfayongo se kingana tukiza ahubwo se ufite amarangamutima nyine ndi umupfayongo bingana iki uza kuvuga umubyeyi wanjye yatashye biragoye ni rukundo ki uretse ariceceka ariko bite byawe ni urukundo cy'umugore akunda umugabo ku buryo agira imbaraga zikomeye umugabo apfa akaza kuvuga ni ikibazo na Yezu ubwe Yezu Kristo apfa atanga ibaze ko na Bikira Mariya atari mu bantu Yezu yabonekeye ni ikibazo gikomeye kubera ko yarazi ko Bikira Mariya atarakomera nyine ibaze ko nyine n'umubyeyi we ari we Bikira Mariya ntago Yezu yigeze amubonekera mu bantu yabonekeye nayo bwa mbere yabonekeye muri Madalena n'abandi bada batandukanye ntago nyine yigeze azamuka kazi ko nyataragiye akagize umutima ukomeye none se uwo mutesi ukunda rusagara ku kiyahise aza kuricanura ni ikibazo gikomeye cyane yaje gukina n'amarangamutima yanyu kugira ngo amafaranga umva akantu gato hano duhura bwa mbere twahujwe n'ubucuruzi umusingi wo kumenyana kwanjye na Sabe ni ubucuruzi Pastor Claude mu rwego waramutumiye ndetse invitation imugeraho nubwo abantu batabyakiriye neza ukirivuga uhaguruke hano genda kumvuze Pastor Claude uhaguruke hano genda amajwi y'umugore yazina ntabwo nkeneye kumuvuga hano no mu biganiro byanjye nawe uzamugarure nyine murakigisha ijambo ry'Imana baraza gushyiramo aya majwi n'utuvideo Yezu yavuze ngo iki icyo mumaze cyane gato Yezu baramubwiye ngo wavuze ko ngo uzasenya ingoro mu minsi 3 twubatse imyaka irenga 40 yego wasuzuguye tw'Abayisiraheli n'abakurambere igihe twamaze tuyubaka tukubana n'abanyabyaha abakoresha bikoro kubera iki tukubana n'abo bantu kandi uruvangura umucunguzi umwami wa Yahudi yarabasubije ngo naje gucungura urumva naje gukiza abo banyabyaha yego ntago naje gukiza intungane nasore umupasiteri iki utuba uwo munyabyaha umunyabyaha Pastor Claude bamuvuga ugahita umuveba aho kugira ngo ahubwo Pastor Claude umusengere naga unashaka ubwiyunge ku Mana ahubwo ukiyunga n'abitwa ko baguteje ikibazo muri social media urakoresha ubwo uri kwigisha iki ntama abayoboke bawe wanga umuntu kadabyerekana murame kandi uri umupasiteri ni ikibazo Pastor Mukutesi rero ashobora kuba ari imirongo yo muri Bibiliya atazi cyangwa se adatitaho kuko niba Yezu yaravuze ngo nkunda abanyabyaha reka mvuge ko umunyabyaha kuri Pastor Mutesi wowe Pastor Claude agufite umunyabyaha ariko yakwiye kugukunda aganaranira guhindura Pastor Claude akamuhindura umuntu mwiza kuri we kugira ngo amuhindure umwanzi kuri we Bibiliya rero mwigisha nka pastor imwe ndimo ndayikemanga ahubwo twabanyabyaha tubarusha Bibiliya hari abavuze ngo ni prank ya Mutesi na Ezekiel bakoranye na mugabo witwa Dr Patrick w'Ibugande kuko amajwi yatambukaga hagati yabo batatu nawe urabibona ari prank yaba yarakozwe na Mutesi na Ezekiel na Patrick Ezekiel na Justin ntujye ubanza mu bintu byanjye ni inshuti zanjye nyine turavuga Ezekiel kubera Mutesi nuko dukorana ibiganiro ariko barabaniga bakora ibintu bashaka kurya nubwo uwo mama agabwa ati ndagwa gafuka ka kawunga yataza akavuga ati nibyo Pastor Mutesi yaranyoheje ese abantu nyine banza namugute abo bantu ngiye babaza ba kamarade babaze ba Noheli no bantu nyine bakwiye kubasesengura barakabambaza abo baciye amazi se no kuwe konta abo babaza ba kamarade ba Noheli n'abandi ngiye nuko hanyuma rero nyine wowe icyo nkubaza kuba Mutesi yarababariye Ezekiel bwose ni prank ni prank izizavuga Mutesi bwose no buhimbana nje bwajya nkora ku rugendo yego twarakoranaga pene namusura yeze kubasura tujyanye igitoki kamana tuye tukijyaneyo shambona n'umama mwiza pe ndabyibuka ariko nabarayira ari umama mwiza twakira duha amata nyine ukabona afite urukundo rwiza ono arigiye yaje agira ibibazo icyo gihe Siridi TV mukora ibiganiro bya Danje ewana ko biteganya bya Danje yego twebwe rero twanga kumubona ati inshuti yacu reka tumureke ntungurwa nuko ari ikiganiro nakoranye nawe ahita boroka nimero zaje tugira abanzi bicyo gihe bati bati umugore uhinduka gutya nk'ikirere umugore umeze gutya kuri nge rero mbona ameze nka ari kanseri wayizi icyo bisobanura ntabwo mbizi umukororombya mu kirere ubwo icyo nshatse kuvuga abantu barakizi bajya kugisobanura bajya kubyandika barasobanukirwa ibyo ari byo hanyuma dusoza kuba Pastor Mutesi umukororombya ugira amabara menshi yego nyine nawe ameze nka kamerewo
Kamerewoni ntiwamenya ngo murakundana uyu munsi umenya murangana nyine ntiwamenya ngo nshuti cyane n'umwanzi wawe yego ni Kamerewo kabisa ni Kamerewoni kubane pera majeti haza hari abantu bagutega iminsi ko urugo rwawe ruzongera rugasenyuka kuko izindi zasenyutse urababwira iki asubiza ijambo rivuga ngo gusenyuka si igitangaza kuko izindi zasenyutse ngo narwo rwasenyuka kuba yarasezeranye mu murenge wa Muyumbo agasezeranwa na Bishop Claude Habineza mu nzu y'Imana mu rusengero rwitwa Agape Evangelico i Kanombe yaravuze ngo bazabana karamata akaba yarizereye imbere ya Nepoko n'isi yose muri rusange ngo gusenyuka si igitangaza nkuko izindi zose zasenyutse rwasenyuka wabyakiriye ute nk'umusore utarashaka aho Pastor Mutesi turi kumwe yego akabagombe ntimugira ko nawe ubaye umugomba pe ubushyigikiye nakwishimira gusenyuka k'urugo rwe ngo guki nakwishimira gusenyuka k'urugo rwa egera mikoro hafi ntabwo byumvise byuvuze piyuni nakwishimira gusenyuka k'urugo rwa Pastor Mutesi na Ferdinand kubera iki gushimisha kubera ko baramutse bashwanye nkababona umwe yisha undi cyangwa abona umwe yafungishije undi oya ntabwo ndi mu mutwe wa Pastor Corona ntabwo uri mu wanjye njyewe nshyigikiye divorce z'abantu pe kubera iki aho kugira ngo n'umugabo n'umugore bashwana kugeza aho bicana cyangwa se bafungishanya batandukanye akaba mu mahoro undi akaba mu mahoro niyo mpamvu ndi hano kugira ngo supporting divorce yose zigera mu mateka yose ndayisapotinga yose cyangwa se ahubwo iyari yose na divorce bitewe n'ibibazo bizaba byabaye na divorce ya Pastor Mutesi na Ferdinand ramutse ibayeho nabyishimira kuko urayitangaje ku mugaragaro no ntabwo nyitangaje ahubwo ndavuga ngo tuvugire Ferdinand na Pastor Mutesi akujya bajyana n'ibibazo umwe arakarasunika nk'undi kuko uyu mwana afite umujinya akushaka kugira umujinya ugasunika umuntu uzi ngo ni bisanzwe akabanyereye nko kumakara akubita umutwe ku gikuta cyangwa kibambasi akaba yipfiriye cyangwa se cyangwa akamaro kamureta yego cyangwa se makajya kure gundi ngo umuntu ahoza ku nkeke akora byanyekeye kwiga faranga na anti munavuga samwareza undi byaba byiza njya kugira ngo mwavuge n'undi ati rero ndabona Ferdinand cyangwa se Mutesi kubona kwacu bitari mu buryo buzima reka twisabire divorce dukomezanye rero no mpamvu ngewe am here to support divorce kuruta uko abantu bashaka kugeza aho bicana cyangwa se bakanafungisha Mutesi na Ferdinand batandukane cyangwa bagumane ubu ngubu babanye neza ko turabona abana nabi bakomeze babane kwa Mutesi yaravuze ngo gutandukana si igitangaza kuko izindi divorce z'abantu batandukanye n'umugore wa mbere ariko ntabwo ariko nabishakaga sinabitekereza yego nawe rero nabizi ko atabishaka sinabigambiriraga nawe ntabigambiriye ahubwo ko yizeye ko ari Ferdinand nawe si shyashyaze si umugore wa mbere ashatse na Mutesi si shyashyaze umugabo wa mbere ashatse azi ko ibyo byagendekeye ku bandi nawe byamubaho ariko baravuga ngo urutoki rwamenyereye gukoma ruhora ruhiri byabaye kuri Mutesi byamukongera bikaba byabaye kuri Ferdinand byakongera bikaba so kuba Mutesi akora divorce kuri we sagashya no kuri Ferdinand sagashya yego dusoza uyu munsi Piyonika uramutse ukundanye n'umugore yarapfakaye cyangwa se ari umudivorce ariko mu rugo rw'umugabo utakiri muri urwo rugo uwo mugore wamusanga muri iyo nzu yishyurwaga n'umugabo cyangwa se wajya iwawe washaka iwawe ntabwo bishoboka kuba Piyonika kwa Nepo yarakoresheje ikiganiro Pastor Mutesi mu rugo Mutesi yigeze kutubwira ngo Nepo Sabe aha ni kwa Rusagara na Mutesi umuyobozi bw'umudugudu n'abaturage bazi kwa Rusagara na Mutesi kuba Nepo yarasanze Mutesi i Masaka akavuga ngo umugabo yagiye mu kazi ntawo hari ngo kandi mfite abashyitsi mu nzu reka dukora ikiganiro vuba nisangira abashyitsi banjye mu nzu bivuze iki kuri Ferdinand kuba yarinjiye mu nzu ya Rusagara bavuze ngo Igifaransa baradudubiza icyongereza baradudubiza burya kutiga biragatsindwa adera mukasine nyine biterwa no kuvuga utakaraza ururimi biterwa no kuvuga utakaraza ururimi Mutesi ntiyakaraza ururimi yego uko na Ferdinand arabivumbuye yanga kuba inganzwa amujyaniwe kuko ufite umugabo wanganikwa ku uyu nguyu bivuze ko uwo mugabo Ferdinand bari kwa Rusagara i Masaka ntago bagiye ngo Kinyinya oya bari i Masaka kereka tuvuge ko ari Plank Mutesi yakinnye wese gato niba bari kwambara etse mbivuge niba bari Kinyinya kwa Ferdinand ni byiza cyane nanjye ndabyishimira cyane niba bakiri Masaka harimo ya foto ya Ferdinand nako ya Rusagara Ferdinand ni inganzwa murakoze cyane